kumana yanjye yuko ndibatanyugiye he ubwo se ugiye ko nanjye kureba ngiye kureba kwa rukara banyice amafaranga yanjye ko numvise ngo yapfuye aho ugiye bamuzi muri foto ukajya kwishyuza umuntu ngo mba muzima nese najye kubishyuza nazabona gute amafaranga yanjye numvise ngo abavandimwe we mwabaga California ngo yaje kandi uriya n'umukire ngo mukumeze amafaranga yanjye none ahubwo ndagira ngo merekezeyo tugenge kure amafaranga yanjye kwa rukara sawa tugende Salama boss tesha isiko ko ngurukana yapfuye ako wazaza reka gushinyagura nga sura nanga turi mu kirori cyangwa ni mu rusengero boss nyine ngene nje kureba rukara kujya nyishyura amafaranga kandi ushingwa muvandimwe w'ababi California ngo yaje mu Rwanda igihe ngiye menshi kuri amafaranga yanjye injiro rebe wakinga akundita ndakundi wewe nagore ukwitira bakumugaza bamugaza nde akundi buranze mu Rwanda mu bantu bose afite dani nyinshi muri karate ndi uwambere Jeff Dani zirindwi muri karate wari uwambere afite 6 ubwo rero karakaje mutira akamwita kuriye buranda gahereje guhita nkahanagura kwikarita yisa ko kanya burane kuko konyagura ngazinga Wewe waje mu kirere cya rukara aje mu kirere cya rukara yapfuye koko mwaringijeho nitaka yapfuye neza baje abantu benshi muri quartier umva rero nkubwira wa mugabo agiye mubaye abaje sindimo umwana wishimye ariko uzi buriya twarokotse ahubwo twe turi gutera za ndirimbo ukeye cyaratuzengereje bitanshimisha se ubu ngubu frate zanjye ngiye kuzanziraza muri salon yazishyiraga mu kimba n'ibindi bintu by'agaciro ugiye kuzabira muri salon guza amagambo uri kuvuga hose kandi abantu babaye guzi ko turi mu kirere umwana amagambo uri kuvuga wakabaye umuntu yapfuye kisanga se njya umuntu niya kangugira inama ibivuga ko na mukuru wakumvisha ariko shaye byumbwira ni ibiki ariko uje gushinyagura undi suranze zikora kandi ugira ubwo indisa kundi muraza gisuka niba yapfuye mu kajenzi Ndi kweli. Abo yashimishije Imana gatareke pete frere. Ndanga mwako yeho. Murakoze rero inshuti z'umuryango ndetse n'abavandimwe nongeye kubashimira kubwo kuza kudushyigikira murabizi twagize urupfu rw'umuvandimwe wacu ari we Rukara ariko nkuko bizwi yabanaga na benshi yafashaga abato ndetse n'abakecuru ariko sinabura wenda kubaha ijambo kugira ngo namwe mugire icyo muvuga kuko ntago namutaka gusa wenda namwe murabyivugira niko kanya rero kugira ngo niba hari umuntu waba umufiteho ikibazo cyangwa se niba hari ikindi kintu yavuga kijyanye no kwitaba Imana kwa Rukara umuvandimwe niko kanya rero kugira ngo buri wese agiriye icyo atambutsa tubwire. Murakoze rero nshuti bavandimwe rwose njyewe Rukara nta kibazo nari mufiteho Rukara yashyiragamo imiyaga yigeze no kunyiba telefone angarura simukadi yashyiragamo imiyaga rwose nta kibazo cyane ashyiramo imiyaga iki genge ntwari yakubundi mabuvanye sorry boss sorry wakuciye asamusenze ashyiramo imiyaga cya gisambo naye ndasaba ijambo nanjye Reka twakire uyu musore natubwire rwose reka mbabwize ukuntu hesinjya n'indimi Rukara yari ingegera ko mwumva ingegera yigeze kuzi wanje arasinda aranje agenda atanyishyuye bukeye bwongera ngo nayi inzoga duriye mu nzira mwishyuje arampondagura ariko yamondaguye naramenya karate ariko uyiyoguje nakonyagura my friend urumva ubu ni ukuvuga ngo nje kwaka amafaranga yanjye 50,000 nta bindi bintu byinshi nicyo cyaye kinzanyanga ariko Rukara we yari igisambo n'umutwe twakwe tuma dutera cyari cya Onari mukiriye wa musa. Mavana, aya ndasaba ijambo. kanya nakawe Murakoze ko
kumpa umwanya. Mbere na mbere ndabanza gushimira abavandimwe baje kudufasha mu rupfu rw'umuvandimwe wacu. Ubwitange bukomeye mwatugaragarije. Aho kubw'ibyo ndagusaba ikintu kimwe. Birabaje kubona umuntu aza kutuvangira mu kiriro cyacu twishyuza amafaranga umuvandimwe wacu yariye. Wamfashe ikiriro kirangiye ukanaza ko uramubwire nkamuruhukira nawe uramwita nk'itanu wamfashije kabisa. Eba nimbabazi musabye. Muvandimwe urabizi nta kintu nakwima ngifite, akicarire uyu musore kumwitaho. Sana hari bijyamo. kandi we nari nakubwiye baraguhondagura. Reba inama, reba igihe twakugiriye inama ukazana ibintu by'amagambo. Uwo uri umurambo wigendera. nta muntu ujya ukubita umuntu mu kiryo. uri umurambo wigendera. nta muntu ujya ukubita umuntu mu kiryo. Twakubwiye se aho kuri kanigeze amafaranga yanjye. byihoreye. Ya murakoze cyane rero, nanone ndongera ndabashimiye, ibitekerezo byanyu byari byiza, kandi nongera kubasaba kugira urukundo nk'uru ko mwadukunze. Twagize umunsi utari mwiza ubw'urupfu bw'umuvandimwe wacu Rukara, yabaje benshi, kuko nanjye numva byankoza aha ngaha hashobora kubyihanganira. Rero bene data, inshuti zacu, inshuti za famiye yacu, nicyo gihe kugira ngo buri wese asubire mu macumbi yiwe, ariko muzongere mudusure, nta kibazo biremewe. Gusa wa musore kubw'ikibazo cye ndumva akeneye gusigara kugira ngo tumwiteho dukemure ibibazo bye. Murakoze. Sinababwiye se ubu ngiye kubona amafaranga yanjye. Uyu muvandimwe ni umuntu mwiza. Reba nkawe unyuza kuba barababwiye yuko batatwaye telefone yonyine bakaguzana. Ubu nawe kuba ugiye kubona telefone nshyashya none urimo uravuga. Uyu ni umuntu mwiza ndamuzi muvandimwe. Byihoreye wa mugabo ahubwo sawa ntari bitubuze gusubira. Sawa sha kuyanga sindago. Salama na Sheji. Wamenya rero bya bikoresho byanjye biri tayari na cya cyuma simana. Ewana hari G. Nshaka kwikiza mu kanya kuko ewana ifite ururimi rubi kuko rwanagambirira igihugu cyacu kabisa. Sawa bikore neza. Bikore nk'akazi musaza. Sawa. Nari nakubwiye ubu n'indi bagiye guhamagara ibyo byuma. Ese tubigenze gute? Ubu ngubu urabigenza ute? Fasha abantu. Ubu ni bw'iki byibuka sasa mutugenze. Tugende. Bavandi ya mafaranga rwose mushare muyigumanye. Nta kibazo ahubwo tuzasubira naho ubutaha. Nkaho uragisha ko bambwiye ko ngomba kugusigarana. Bavandi kuri Imana wange Satani. Rwose reka nigende sinzagaruka ahangaha. Reka ngende ibya none sinzagaruka. Nukuri kuri Imana wange Satani. Bonta uwo mujinga ntabacika. Ayiwe. Basi mtiri mu mugore wanjye agende we.